nubwo ari ibintu bibayeho mu mutwereka by'umuhango ariko musanzwe mwarabagize n'abagore mu mutubeshya aho bigeze ubu mu mutubeshya sure mu mutubeshya nese ubu nka Calvin ibaze ngo nko wibagira umubani we niwe muhaba umubani bako uwo urabika hasi hawaye ubu nta nubwo ari musatsi bashwanyagu ubwo si n'imidano gusa ubwo rero umubana ni ibirimo elastique byose birumvi bari ibidano bidano kugira yumva inkwano ikwiye kuvaho cyangwa yahabwa impande zombi yahabwa impande zombi yes twongeye kuba ikaze kuri Hidden Universe TV nkuko bisanzwe rero turi kumwe n'abatumirwa bacu ngira ngo murababona reka rero dusuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye abari muri Canada abari muri Amerika mu Burayi mu Bubiligi mu bihugu bitandukanye mu Burayi muri Afrika mu bihugu bitandukanye i Kigali mu Rwanda mu ntara zitandukanye nkunda kuvuga mu by'umwihariko i Kigali ariko reka mvuge n'abaturanyi bacu b'abarundi nabo bumva ikinyarwanda indimi zacu zenda gusa nkaho zenda gusa uyu munsi rero twari turi kumwe n'abatumirwa babiri n'umumama ndavuga ngo n'umuhungu tubaye ikaze kuri Hidden Universe TV. murakoze cyane natwe twishimiye kubana nawe. Amazina yanyu? Amazina nk'uko dusanzwe tuziranye ndabaramukije mwese inshuti zanjye za hafi namwe muri Bwotamasimbi namwe muri yo giterwa inkingi mwese mbateye akamu nk'uko tubiziranyeho mboneka henshi mu bice byinshi binezeza mboneka mu njyana nyarwanda muri gakondo nyarwanda nkanongera nkaboneka muri filime nyarwanda muri muzike nitwa Agashami Dudu igisingiza umugabo yampaye nkitwa Inyange idaharanira kwera muri filime nkina nitwa muri filime Ikirere cy'urukundo nkina nitwa Mama Calvin cyangwa Shastine yego agira ngo iruhande rwo murabona umusore uri ku cyako kweri yes reka nawe tuguhe ikaze kuri Hidden Universe TV. Murakoze cyane. Amazina yawe? Amazina yanjye ababyeyi banyise ni Rutayisire Yves. Ariko ayo muri filme Ikirere cy'urukundo ni Calvin. Uyu ni Mama Calvin. Nuvuga ngo uyu munsi turi kumwe na mama n'umwana. Yes. Nuvuga ngo abantu wenda hari abantu baba bakurikirana iriya filime wenda hari n'abakurikirana iki kiganiro ariko batayizi. Ese Mama Calvin ubundi nuvuga ngo akina iyihe role wewe imeze gute mama umeze gute muri iriya filime? Urakoze cyane. Burya ngo baravuga ngo ngo abanganya amabuno barogana ibibazo byawe buri gihe abanganya amabuno barogana cyangwa ngo abaziranye bagura bwije rero ibibazo byawe urugendo mbyitewe ko birimo ubuhanga ukuntu muri ya filime urebye warumbajije nyine ikigendere wari iki mama abari umumama nyine uteye muri societe abatuyemo societe nyemo bigaragara ko nyine mfite abana babiri umukobwa n'umuhungu nareze umuhungu wanjye bigaragara ko namubyaye nkamurera ari uwanjye ariko umukobwa mfite ntabwo ari uwanjye ahubwo n'uwo natoraguye kiri agahinja gato cyane bataye imbere y'ibitaro nkakarira kagakura ariko kugeza ubu nkaba ntarigeze ngaragaza ko ako kana kaba ari ako natoraguye kugeza n'ubwo ahubwo ubu ndazimura nzimuje ndabivuze uranzimuje kuva na kera nzimuze bivuze ngo nagashaka kugaragaza uburyo
wafata umwana wese nk'uwawe uburezi bw'umwana ntabwo bukwiye kuba buri umubyeyi gusa umubyeyi mvuga ni umubyeyi w'amaraso ababyeyi twese iyo tubyara tuzi uko igiseke kiryana abapapa namwe muzi imvune mugira iyo mutera inda ngo biravuna burya ngo babikaze ngo babikaze twe twubatse mbene baragaragara ko buriya ngo kugira igihe utera inda harimo akazi gakomeye cyane n'ubu icyo nashaka kwibutsa abantu ko twagakwiye guha agaciro ababyeyi b'abagore tuzi uko igiseke kimera gutwara amezi 9 nta muntu wakwakira noneho no gutera inda abagabo bakaba ko ngo bivuna ngo bimeze nko kuba wasunika iyi kigara ukayisunika nk'ahandi hantu ngo biravuna nuko abagabo bazatubwira buriya nabo babifite amakuru ku nsumbye none nshaka kwerekana ko aho ubonye umwana wagakwiye kumugirira impuhwe kuko nawe uba waravutse kandi nawe uzabyara ukumva ko ufite urukundo n'impuhwe bitarindira ngo uzarira umwana wawe ari ubona ibishoboka byose nagaragaje ko nareze umwana wanjye Tony si kugeza ubu nkaba ntarabona uko mubwira ko ntari mama we akabazi ko ndi mama we n'umuhungu wanjye akabazi ko ari mushiki we ku buryo nta tandukaniro bari mu muryango nta makuru bafite oya ntayo kandi babona babifiringa ubona babyishimiye yego Kelvin nawe urumva ukina uri umwana mu rugo ese wowe ukina yiherero njya nireba ntabwo ndi buze kubivuga kugira ngo abantu bazi no kujya kurebaho njya nireba rero ukina ndayiga ariko kugira ngo ubisangize abantu bazakurikira ikiganiro ubwite ngiye nkina ndi umusore cyangwa se ndi umwana uteye gutya hari igihe umwana wananiye mu rugo wenda urugero yigendera mu dukumi cyangwa se utuntu twinshi wowe ukina rero imeze gute ndumva baranayirebye kuko ntabwo biri kure cyane y'ibyo uvuze urumva mba ndi umwana wakuze byose abibona nta kibazo mfite muri famiye yanjye mfite ababyeyi bankunda ikindi nkaza kugira shock y'umukobwa umwe umbabaza nakundaga cyane noneho agatuma nzino kwa kudipinga in love wenda n'abakobwa noneho nkabakunda mbabeshya nyine mbakarara kuri urwo rwego bikomeye ndabakina nta nubwo mbabeshya ubwo hagati aho nza kubaho umushomeri kubera kugira ibibazo n'uwo mukobwa ikindi nyine ubwo nagaruka mu akazi nakabona birangira abakobwa ku mubyeyi mbashyira ku murongo bose turyamana naranyoye amatabi umukobwa urumva yatumye mu itabi yatumye mu inzoga ibintu ntakoraga so birangira nyine urumva mbaye ndi kugabanya ariko nari narabaye umwana w'ikirara urumva wenda hano hari mwe babiri urumva ni famiye ishobora kuba ari y'abantu batatu nibo bagaragara cyane hanyuma umukobwa we akina wambwiye ko akina ari umwana waramwadabuse sibyo maze kumwadabuta ariko nta makuru afite we akina role imeze gute urumva umukobwa wanjye akina ari umwana uri mu rugo bisanzwe wishimiye umuryango ukundana na musaza we cyane noneho akaza gukina ariko aza gukunda umwana w'umuhungu wadukoreraga mu rugo mbese afite urukundo rutari nka rumwe rw'ubu rureba amakofi rureba n'ibindi biremereye yirebeye umuntu gusa areba umuntu ufite umutima ufite n'urukundo yego noneho urukundo yagize ntekereza ko rujya gusa n'urwo nabatoje yageretse ko udakeneye urukundo rwo kuba akunda abahungu bagwije imitungo bamwe mu mfungo bubatse ikofi ahubwo anyereka ko hari n'abandi bantu baciye bugufi
bafite urukundo kuko yakunze yari umukozi wo mu rugo anadukorera birangira mukunze kugeza ubwo umukozi yaje no gusa nk'usubiye iwabo umukobwa agashaka kumukurikira iyo yaranamukurikiye ngombwa ko ajyayo aramukurikira tumara igihe twarahangayitse twaramubuze bigaragara ko rero famiye yacu umukobwa akina agaragaza ko urukundo ahantu hose rurahaba ntabwo urukundo ruba mu mashato gusa tuza gusanga n'epfo ngaho ahantu nko muri runonko naho burya bagira urukundo ntabwo ari urw'abantu bari mu nzego ziri hejuru kandi umukobwa akina agaragaza ibyo gusa akagaragaza ko yatinye kumbwira urukundo afitanye n'umuhungu w'umukene atekereza ko ntazabyemera we akajya ncika akajya mu rukundo n'uwo muhungu wenda reka nsa nkaho twagiyemo hagati tukajya ndipu mu buzima bwa filime cyane mbere yuko tujya mu bwanyu bwite wenda mwambwiye ko mwatangiye gukina filime urumva byanze bikunze igihe mwatangiriye sibyo ni ukuvuga ngo watangiye gukina filime ryari ku buryo wumvishe ufite impano nkawe ukavuga uti ngiye ndumva nakina filime kuko ngewe wenda maze kubona muri filime imwe ese iyo mpano nifite kuva na kera cyangwa hari ahandi wakinnye hari igihe naba ntarazibona bimeze gute? urakoze cyane ntabwo buriya niyo mpamvu uzumva abahanga mu kumenya umuntu bavuga ngo umuntu ni mwinshi cyangwa ngo umuntu ni mugari nanjye hari igihe nireba nkaza kwibaza ntayo ku bundi mu bintu nzi ni ibiki kuko uzansanga mu bwanditsi nandika nugera mu kwandika ibihangano by'indirimbo uzasanga mbyandika no kuririmba uzasanga mbiririmba yewe n'amakinamico ndayandika nkanayakora hari niyo mperutse gukora ejo bundi yanatsinze bityo rero urumbajije igihe nawe watangiriye filime yagaragaye nakinnyemo ya mbere n'iyi ngiyi ikirere cy'urukundo izindi ni uko hakunda abantu baba twabikinaga tukiri mu masegonderi bigasa nk'ibirangirira aho ngaho bidafite ahandi hantu bishobora kuba byasohoka ngo biboneke uvuga ngo utangira gukina filime bivuze ngo kuko ntabwo nzi igihe iyi filime yatangiriye nta nubwo nzi ngo ni ryari watangiye ryari mu by'ukuri umaze ikinga n'iki ku buryo ati turi mu kuna bakina nk'umuntu bimazemo igihe ese umaze ikinga n'iki iyi filime haribwo yemwa ko ari nzi ko wandika amatariki yose mwunganiye mwaratangiye aho ngaho mwunganiye ikintu cy'urukundo yatangiye mu kwa 10 2019 ariko njye nayigiyemo mu kwa 12 nko mu matariki 10 gutyo n'atanu mu kwa 12 mu matariki wenda nk'icumi gutyo hafi aho so mami yajemo nko mu kwa mbere ndakeka kwa mbere mu matariki ya mbere 2020 ese ubundi mbere yuko wenda tumugeraho mbere yuko ujya muri ya filime uyu nguyu ubundi mama yarinde mbere urumva tubaze uti mbere yuko yagiyemo mbere yawe mbere yuko Calvin ajya muri filime ubwo nari nkiri mu mirimo yo mu rugo nari mama we n'ubundi ukiri mu mirimo yo mu rugo ntaraza muri salo yego Calvin mbere ko watangiye muri 2019 muri 2019 ese wowe watangiye gukina filime ryari ese ni filime yakangahe waba ukinyemo bimeze gute ubundi igihe natangiye muri 2017 ntangira gukina iyitwa Red Pills n'umushutange witwa Serge yatangiye ari ukumufasha avuye ku Nyundo yumva ashaka gukora film noho turagenda kuko yari umuturanyi hano ku Gisozi turagenda nyereka script n'iki ndamubwira nagerageza nkareba dukora rihaso
kuko yo yari irimo n'ibipfunsi action ubwo arambwira ati ndabona wabikora tuyikore nayikora iba nziza. Hari umunyamerika akazi waje arayigura, ubwo tuba dukorere boniki akora dusa nk'abaguze ibikoresho nubwo ntaho byageze cyane ariko twajyaga dukora imiziki noneho twahise tuva mu bya filime tujya mu miziki kuko inzira zaracenje twasanze hari ikofi ari mu miziki kuko umuziki musanahita ufite nk'ibihumbi 200 kandi filime urayikora imezi 6 agashira. Waba utabonye muri Amerika yigura ikaba y'induru bikarangira ariko agataho nyine ubwo muri 2017 irakorwa irangira muri 2018 ubwo nibwo yarangiye. Noneho hari n'utundi short movie twagiye mu ma festival tubiri ariko kamwe karatsinda kandi wapi nuko bigenda gutyo kugeza n'ubu. Ariko amafilme maze gukinamo nka kuri YouTube ni 3, hari n'indi itari ikiro cy'urukundo bita ngo umukunzi nyawe yo guca kuri Gabe TV ni ikiro cy'urukundo. rero tubibutse ko turi kumwe na mama Kevin na Kevin bakina mu kiriyo cy'urukundo film, kandi tubibutse ko turi mu busitani bwa Elite Life Care 24/7. bafite ibintu byinshi bafite amavunane nabonye icumbagira nawe uzira gukoraho ryake. ni vuga ngo hano bafite imashini zitunganya amagufa ku murongo kuri yabo bumva urutirigo ngo rwarangiritse. bafite imashini zitunganya, bafite amatente ushobora kuza mu gihe urimo kuruhuka ko wakwiryamira mukaruhuka. bafite na piscine ushobora no kuza kagira gutyo ka ni muri piscine cyikora se. Yes, reka ndo twigarukire mu buzima busanzwe. wambwiye yuko uri umumama wa Kevin, kandi Kevin ni umwana ugoranye cyane. aravuga ati ngiye nkunda abakobwa nkatendeka. nk'umumama iyo wumvise wenda nk'umuhungu wawe sibyo ari umuntu umeze gutyo, ese ujya wicara ukamugira nk'inama nibura? urakoze cyane. ntekereza ko abantu bagiye bakurikirana ama episode twagiye duhuriramo na Kevin, kenshi turi abantu baganira cyane. kenshi nubwo wenda agenda akantenguha ariko ibintu byose ajya gukora abanza kumbaza, gusa bikarangira inama twahanye atari yaje kugenderaho, aragenda bikanga nyine bikanga akantenguha. urumva iyo dukina tuduhuza n'ubuzima buri hanze aha, urasanga ngo ibintu bigezweho muri viziyo ari uko nta muhungu ukwiye kuba yagira umukobwa umwe bakundana, kandi noneho abahungu ngo murahagaze gusa ngo abakobwa bo bazajya bizana. yewe hari n'uherutse kumbwira ko ngo ariyo bagomba kuzakwa. none uravuze ngo abahungu ntibagitereta? oya, ntabwo mu gitereta ngo biravuna. abahungu bafite ubunebwe cyane, baricara hariya, wagira amahirwe ukaba uzi gutera ipasi, hari ukuntu umugira gutya ukayigorora ugakata hariya abakobwa ngo baribwirwa cyangwa barureba ngo bazi cyangwa noneho rero urabona usanga ari iby'ubwo buzima buri hanze aha. abahungu nuko mwabifashe, abakobwa nabo batabahungu dufite hanze aha ni bakeya, kandi abahungu tunifite hari abariyicariye hano batereye akaguru ku kandi ngo nta bintu byo gutereka baregamye. none se ubona bikwiye ko abakobwa bashobora gutereta abahungu cyangwa mbese urabibona gute? abahungu baregamye cyangwa nibyo babashinja kubera amatakirangoye? abahungu bacu, abahungu banjye cyangwa abasaza bacu ntabwo mbona ko begamye, ahubwo abana barakennye.
abahungu barakennye ahubwo usanga barekara bavuga bati turakennye hano hanze urubyiruko abasore turakennye niyo mpamvu tutarongora niyo mpamvu abagabo bafite amafaranga badukorana usanga n'abana b'abahungu dufite hanze bafite ibibazo n'indushyi barareba bakabona nibwo bakiba mu mashuri abakobwa bakeneye gusa neza umukobwa hano hanze arahenze umukobwa arahenze rwose akareba akabona kugira ngo yate ku mukobwa kandi umukobwa nawe araza hari ibyo akeneye ku muhungu umukobwa akeneye gusa neza kandi yakwiye gusa ayumva azasa neza bifashijwemo n'umuhungu nk'utagiye iwabo cyane rwose wagira ngo ababyeyi bari kwibyarira bakihereza abahungu bati mujye mutwitira ku bakobwa wambwiye ko umuhungu wawe mubamuganira mu buzima reka tugarure filime mu buzima busanzwe urugero nkawe uramutse wumvise nk'umuhungu wawe afite wenda nk'agakingirizo ukabona yaguze nk'ibikingirizo mu buzima agomba wakwifata gute uramutse umubonye afite nk'ipaki nk'eshatu wareba muri ivarisi ugasanga harimo ipaki nk'eshatu z'udukingirizo uwo mwana ahubwo kubera aho isi igeze namushakira n'utundi nanamurebera ko tutaba expired nka wa musaza nigeze kumva avuga ngo harako yarimo yiregura ngo nifite udukingirizo nakoresha udukingirizo batese n'utwaryari ati n'utwaravanye muri Zaire icyo nakora nitwo ngo nitwavanye muri Zaire igihe bahungaga igihe yahunze kandi ngo yarafashwe ibyo byose nko muri 2019 ejo bundi avuga ati nakoresha udukingirizo ariko namugire ubwoba ati se dukuye ati ntabwo ari Kongo ati muri Zaire ntago yize Zaire ntabwo yize ubwo twamubwira Kongo kugira ngo abyumve wumva umuntu wahunze muri 90 akakubwira ati udukingirizo nazanye ubwo ni nk'utwo muri 80 ati naradukoresheje ntugire ubwoba bivuze ngo bitubona nibona ko umuhungu wanjye afite udukingirizo kugira ngo amumare ubwoba menye naho dukoresheje cyose udukingirizo sa amafurusha ati mvuga ngo ni ibyomba yaguze afite amakuru bigaragara ko umuntu afite amakuru ahubwo kugira ngo umumare ubwoba namwegera nkanamubwira n'uturi karite uko tumeze yego hari twapirade kuko niba abahungu ubundi iyo tujya gushyingira abakobwa tubashakira ibishyingiranwa bagomba kujya kubakana ingo ubu rero aho isi igenda igera woherezaga umwana ku ishuri ukamuha ibyangombwa byose ubu ngo biradusaba niba tubigaragara ko mu bigo by'amashuri hakorerwa ubusambanyi ibyo byose ntabwo abahungu baho ntabwo basambana n'ibikuta abasambana n'abakobwa tuba twohereje mu mashuri ahubwo muri parkingi tujye kuba dukorera abana tugiye kuba dushyiramo utwo dukingirizo ukadupakiramo ukanamubwira uti ngo tukamwereka n'igihe tuzarangirira ese ko urumva abantu benshi baba bakunda kwita ku bakobwa ku bahungu gusa ese abakobwa bo ntabwo buriya bakwiye kujya badutwara cyangwa ubona byaba ari tabu cyangwa se mu byita mu kinyarwanda kirazira oya ibyo ari byo byose baravuga agahungu katagira umuco karacika ariko iyo ukomora urusyo ukomanya ingasire umuhungu wanjye kuko ari nawe ufite urugingo rujyamo ku gakingirizo abahungu bose bamaze kubyumva bakumva ko ari intwaro yabo nta hantu wabona umusirikare ahagaze ari mu kazi adafite intwaro ye si ngombwa ngo abakobwa bagendane ibyo bikingirizo ariko se twe turi ku rugo rwawe iwawe kuko umukobwa wawe ashobora no guhura n'umuhungu utarigeze yigisha ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo umukobwa wawe aramutse atwara agakingirizo yaba yibara ntabara mbona ahubwo azi ubwenge nese ko ibigaragara hanze aha ngaha nta ubundi kera umukobwa yumvaga ngo atakwicara n'umuhungu hakabaho gutinyana hakabaho ko abakobwa bubaha ubukobwa bwabo ariko ibintu byagiye hanze njye naje hari abana b'abakobwa nigeze kubaza nkavuga ntabwo bamenya ibintu basigaye batwara ibitsina wagira ngo noneho bisigaye ari nko mu ntoki ushobora guhura mu ntoki ukakimushikuza kubera ko rero ubundi baravanga mu myanya y'ibanga ibigaragara ntabwo bikiri imyanya y'ibanga rero ni nk'uruntu ruri aho ngaho utamenya ko niyo mpamvu rero ubundi basigaye bavanga ngo bahari umugani bajyaga bavuga ngo imyobo yose ihisha ifuku
imyobo yose ihisha ifuku ngo imyobo yose ihisha ifuku ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko abakobwa hari uburyo baba bitwaye bigatuma uvuye hano birababaza kumva umukobwa yabyaye mfite umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye afite umwana ariko yarambaje ati iyo ndebye nzara mbona asa na ntuza ati narebe umutwe nkabona asa na ntuza ati umusatsi ati mbona asa na ntuza ati ariko ati mu mavi ati mbona hameze nk'ahantuza urumva hose yabuze se uwo ari we gusa kubera ko burashuha buri mugabo aramubwira ati burya uriya mwana mfite n'uwo kabisa wohereza gahunda ubu noneho urabakwereka ko iyo myobo yose yahishe amafuku urumva ntabwo azi uwagezemo mbere niyo mpamvu niba tuvuga ngo umuco urakura cyangwa se ngo turi mu isi igeze aho ngaho n'ubundi kuko ntabwo mbibabwira nawe ntubibabwire wanze kubibwira abana kandi birakorwa banikorera ubushakashatsi babone uko bikorwa uzasanga no kubashingiriza n'abana akajyanye kubera kugenda afite ubwoba ari n'abakoresha nabi ubu bihari ni ukubigisha nk'isomo risanzwe nk'uko wigisha umwana kwitamika yaratangiye akambakamba ukamwigisha ibintu byose nuko nguko ubwo tugeze kuri Calvin rero Calvin yanyeretse ko yakunze umukobwa angira ati ya mukobwa ntesheje umutwe urina abakobwa nabo bafite ibibazo ntabwo bari kumenya ngo umuhungu ugukunda ameze ate ese kuko ari kunkunda ahubwo se wowe ugukunda wamenya uravuga nkunda njyewe umuntu ugukunda bisanzwe uretse n'abo bakobwa cyangwa n'uwo muhungu ubundi ugukunda wamubwirwa n'iki ngenda mbona abantu bose bankunda uko bose bagukunda cyane rwose mbona abantu bose bankunda ikibazo famiye yacu igira n'ubu famiye yanyu ifite ikibazo cy'uko abantu bose babakunda twumva baba badukunda abantu bose rero umutima wacu tukawuharira nyine umuntu wese ubaye open avuga ati ndagukunda ugahita tubona dukunda byose na Tony nicyo muri filime abazayibona cyangwa yizi urabona weragenda wese akagenda no muri ghetto y'umutipe akiberayo narabibonye nyine arimo kumbwira ngo ubugarutse uri umukobwa cyangwa ugarutse uri umukobwa urumva nyine iyi famiye yacu igira urukundo rwinshi dushaka no gusagurira abantu ahubwo ngenda ngendeye kuri byose ndabona muri ntabwo turi indangare ahubwo turakizera umuntu tuzi ko umuntu uje kugana atakubera umugome yaba ari umuntu mwiza tuzi ko umuntu ugusekeye aba nta bundi bugome afite twebwe abantu bari tuzi two tutabazi tubumva mu makuru n'iryenga wenda nko mu mafilime ndimo kugenda muboneye duhereye kuri Calvin niwe igira ngo none kuri umuntu ubwo nanjye nabaye undi kuko baramemukiye mugeraho menya ngo umuntu koko niki ubu nanjye ndi kubabera abantu wabereye umuntu mushya nanjye ndi kubabera umuntu mushya kuko urukundo mami yampaye rwaragabanutse pe Calvin reka natwe mu buzima busanzwe ari ugutera inda no guterwa sida wahitamo iki ntajuyaje ntabwo nakunda sida wapi natera inda kese niyo zaba impanga ariko sida wapi kabisa Calvin wenda mu buzima busanzwe iyo urebye uburyo abakobwa bajya bavuga ngo bakunda amafaranga tukitega ba mwana abakobwa dukunda amafaranga abahungu nabo murayakunda ese mwe murayanga wowe ubibona gute amafaranga ubundi ahatsisi nta n'uyanga ariko hari abayakunda kurusha abandi bande ku mwanya w'imbere cyane niba hari uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kwa gatanu
umukobwa ari ku mwanya wa mbere umuhungu ari nko ku wa kane abakobwa bagera kandi none ntibazi no kuyakorera abahungu tugiye burya baryama mu rugo iminsi ibiri umukecuru ati dodo cyarumbye n'iki so kujya gushaka umukobwa akaba ari aho yitera make-up yigize iki bikarangira gutyo n'utwo wenda tuvugiye gukora ikiraka ahantu hanaha cyangwa se ubuyede n'iyo watuzana wawe nese ko nta miti yuko blablabla basana tutangiye kugira wayakoreye ariko yagutanze kuyarya ukiri aho ngaho hari wongeze kumva arimo kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda ngo utuntu ngo ku buryo ngo niyo uvuye muri geza bakoze ngo bashire ngonza n'iki cyane rwose ntabwo uwo muntu ahubwo ni umuhanga ibyo nibyo ijana kuri indi uvuga ngo hose ugomba kugira icyo umuzanira ngo gift uvuye no kubita ari rero bwawe uretse no kuvuga ngo kuri gereza yana kuri gereza yagiye uvuye ku bitaro ese nta dufurunza ni udufuru mu bitaro wari uryamye koko hari ugasanga ngo abakobwa bakunda utuntu nicyo bishatse kuvuga cyane reka tubaze mama wawe uwo mwita nge nkunda kuvuga ngo ni agashami kuko yatubwiye yuko mu mazina agiye afashe yose hari agashami Dudu hari mama Clevin harya wamvuze indiri igisingiza umugabo igisingizo cyo ndakivuga ngo ni inyange idaharanira kwera ako ubundi inyange idaharanira kwera ubundi isanzwe yera ntabwo ijya guhatana yego ako ni umugabo wo muri filime cyangwa n'umugabo usanzwe oya cyane umugabo wanjye mbego umugabo wanjye yego mu rugo yewe hari igihe imbwa ndabivuye muri filime sibyo reka nawe tukugarukeho wumvishe ibintu amaze kunsubiza bamwe bakunda amafaranga abandi aravuga ati abakobwa ndetse nk'imyaka 5 bafata uwa mbere abahungu bagafata uwa kane hagati n'indabo yashyizemo ariko wowe ubibona ute oya mbona ari byo njye numva n'umwanya wa mbere tuwishimiye nkunze ko umuhungu wanjye azi gushishoza ubu nabyo biranshimishije umuhungu wanjye azi gushishoza cyane ese ubona biterwa n'iki ariko turanabikwiriye mujye mu biduha nyine hakose tukwikeneye kubaho gusa neza tukanateta tukabona uko tunababyarira mugiye mu biduha waba umuyede waba mu bitaro ugomba kwiranza n'ibiryo mu bitaro uberahamagara abantu bagufitiye amadeni ni byiza nyine icy'ingenzi ni uko turanyurwa niyo wagenda ugaca hariya akarabo gatoya ukazanira umushuti wawe aranyurwa icyo turanyurwa gusa dukunda kubanzwa hanyuma se ko tugutera mu maso turabyo cyane hari utukujugunya mu maso tutuse n'uduki ntabwo ari isaha ntabwo ari impeta ntabwo ari ijoro ariko bikujugunya mu maso ubwo umuhozaho ibyo bihuru mwese ibyo bihuru niba uhoza ariko uratanga icyo afite buryo wowe ibyo bihuru gusa waba witwa umugabo wese ibigoro byo ufite kuba umugabo biraharanira no kujya kugisarura uziko muri mu gihe cyo gufata muri jodi no gusarura uziko gukorera ntabwo ari ngombwa ngo uhawe isarura mu gihuru hari amarimantasiyo meza ugenda ugasaruramo na biswi ya 50 n'amashokora ariko mwihera abana birire basa neza ariko biti simushaka kubyara abana basa neza niba mukundana koko ariko igihe uzaba utendeka ufite ibikorwa nka 6-7 ntabwo bashobora kuba satisfait ariko nufata umukobwa umwe uzamwita guhera kurwara kugeza ku buzima n'umwita yose nta nawe akajya gushakisha kwa kundi bose akajya gushaka barindwi nawe umwe uri aho ngaho wa 8 uzi ko rumwe ubwo byagenda bite kandi naho birangiye nyine atanezere ubwo azajya guhigira kuzana niba ushaka nawe ko azajya guha nase niba ukunda umukobwa ukabizi ko nta kazi afite utari umwohereze no muri icyo kiyede nk'uko twabivuze urumva kandi nawe ukeneye kumva ko hari icyo yaguha ahubwo buriya mu mukobwa yaguhaye uzi ko yirirwa mu rugo aryamye agakaraba aje kukureba ukabona kuzaniye nk'isaha nziza ishati nziza utekereza ko yabivanye utaguze urumva yabivanye hehe papa we ndayumuguriye papa we abatagira basi mama ahubwo se abakobwa bari i Kigali bari wabo ni bangahe
ese ubundi ya bintu byo biterwa n'iki kuba abakobwa bashobora kujya kuba nko mu mageto nta income nta hantu bakura byo biterwa n'iki uko ubibona nk'umuntu w'umubyeyi abana bashobora kuza hafi y'aho basaza babo bari ubwo baje kureba abasaza babo kandi barabyumvutse ni bwa burara abantu bamaze iminsi bavuga uretse ko mfite mama wanjye w'umujamante utwumva twebwe mu rugo reka mu busanzwe ubu kubera kutubwira ariko yewe ndavuze ko twajya mu buzima busanzwe bino tubivamo okay ariko n'ubundi ubu ni nk'aho yabaye umubyeyi wanjye ndanabimushimira kuko turaganira akanya nkamugisha n'inama mu buzima busanzwe ariko ubu ngubu muri ubu buzima busanzwe tuvuze ngo impamvu abakobwa bajya muri geto ni bwa burara still bagiye barya bagende babakura ibyinyo babeho bwa buzima bwo kuryoshya birirwe babyina mu ma okay nuko wenda turi muri lockdown I mean covid ariko buriya n'ubundi baba bashaka bakora ama house party bakajya mu kubyina aho ngaho mu mago yandi n'iki banywa amayoga bajya uburara bakora ibintu bidashimwa n'Imana yes niyo gahunda baba bafite n'uburara muri make bagafata inzira bakajya kwiherera ari nigeze gusanga agashami Dudu arimo gutanga ikiganiro narakibonye avuga ati muganya avuga ngo yanyuze mu gihangaye ubundi ati urumva n'ingingo ebyiri ati yanyuze nk'ibihangaye hari n'ahandi bigeze kumva avuga ngo urabyibuka ku navuze waravuze ngo ubundi ngo kuba ngo bakicariye batakintu ngo batoragura ngo icyo kintu cyibutse wenda nakigusubiza none urakinsubiza urumva nari mbajijwe n'umunyamakuru twarimo tuganira yarambajije iby'urukundo ngo rw'iki gihe ngo ndubonane ngo mbona urukundo rukihari ni iki kibazo yarambajije mpora musubiza nawe utangiye ngo iki kintu ngo cyo bicariye nuko nacyumviye ako ngako ndukamba nawe ko nyine asigara yarambajije iby'urukundo rw'ubu ko ndubona n'urubyiruko rw'ubu mwambaza n'ibintu byo kubaza kuri wa mukobwa wahuraga n'umuhungu kera ubu hari ibintu ngenda numva njyewe urumva imyaka ishize nkoze mariage ni myinshi mazinga yari ku bundi imyaka iyo yagiye hejuru y'icumi babaye myinshi imyaka yose bimaze wakoze mariage ntaravuka birumvikana biranagaragara urumva twebwe twari tuzi ko abantu reka mbivuge mu kinyarwanda cyumvikana twari tuzi ko abantu barongorana nijoro gusa bivuze ngo n'abandi nabo nakohereza umukobwa wanjye akajya nko kugusura urumva ko nta kibazo ntabwo abantu barongora atari nijoro ahubwo ibintu byahinduye isura nuvuga ngo uruzi yuko rwose ku manywa nta muntu waronka undi kuko twajyaga tubona nko muri segonderi ukabona muri segonderi twebwe muri weekend habaga ibyo bitaga boom ukabona abakobwa n'abahungu barabyina ariko ukaza kubona hari abandi babazi ubwenge ukabona bibese ku gikuta ibyo byabaga nijoro bikomeza gushimangira ya myumvire yo kuba tuzi ko abantu barongorana nijoro ahubwo no ku manywa murarongorana n'uburyo waje kubona utese nyuma naje kubyumviraho Calvin ambaza nk'ibintu akambaza ngo afite umukobwa uri umusure nkumva ari kumbwira ngo wampaye amafaranga ajya kugura udukingirizo ntibisi ku manywa se bararongorana ni ukuri ntabwo bazi ko manywa barongorana nakera kanafata n'ubumenyi ntarabimenya rero ko twese twirwa mu kazi ahubwo nawe mvuga ngo umwana w'umukobwa bamuteye nk'inda hatavuga ndetse ko ntawe wagiye ngo arare bamuteye inda gute ntabwo bazi ko manywa barongorana rwose ibyo niho amahano yabereye amahano warumbajije ngo nyine n'ubundi urwo rukundo rw'icyo gihe cya kera uko wari ubona ujyanye n'ibyo
urabona icyo nanengaga ikintu cyo kuba umwana w'umuhungu yahura n'umukobwa ukabaza umukobwa kwenda wifuza ko mukundana umukobwa akavuga ngo ko akunda umukobwa nyine bazi kubigira neza akavuga ngo nzagusubiza njye ntabwo ikintu nzagusubiza nicyo navuga ko ntumva ubundi bite urumva umukobwa w'umuhuye akaba ko agukunze agushaka ko mwazabana ni wowe nshaka muri aho ngaho bivuze ngo shange kubera ko umuntu nkunda gukundwa no guteteshwa njye numvaga umuntu akibimbwira ariko ubwo ni igihe cyo kuba ubwo wamaze kwidesida ko ugiye kubaka njye numvaga nabisobanura ikintu kirekire ikiganiro cyabaye kirekire cyane kuko banambazaga umenyana n'umugabo uko byagenze mbabwira ukuntu ngewe tumenyana twamenyaniye hanze ku wundi mugabane ariko tumenyana ngewe bimbwira numvise ko duhuye ku wundi mugabane abantu barakundirana ukunda mugenzi wawe uko uzi ko muri abanyarwanda yego igihe kigeze nje kugaruka mu Rwanda turabonana aza kumbwira ngo arankunda kunda gute ati numva wambera umugore niba kwenya cyangwa se n'imyezi niba tutujyana ahubwo niba ntawe kuzuyabe ngo ntawe kunshira nacyo cyane noneho n'ubwo nagize insanga nkundana n'umugabo burya abagabo niho mubera abahanga umugabo afite ukundi kuntu akusunga imitekerereze avuga ati oya kugira ngo ntabwo dutahana noneho wambeshyaga noneho nibwo yise ngo ati oya ibi bintu ugomba kubanza tukabimenyesha ababyeyi nkumva njye ko tuzajya kubabwira nyuma twamaze kwigendera tukigumanira kuko hari ukuntu umuntu aba yagutetesheje kumva utava muri urwo rw'ubumenyi buriya baravuga ngo icyicaro cyiza kikorwamo n'umwana uzi ubwenge buriya umukobwa ufite umuhungu akunda kugira ngo ajye kumusura ashobore no gutaha agere iwabo sinkubeshya njyewe no gutega imodoka sinamenye iyo ntega higana ugahita wigira igikondo kandi noneho birangiye nyine nubwo naje kugira ndavuga ibyo ari byo byose arambwira ati tugomba kubimenyesha ababyeyi tukabimenyesha ubuyobozi ese ubuyobozi bijemo ubuyobozi gute ati yego ngo bajya ku murenge oke ndavuga nuke nta kibazo turabahamagara tubabwira ko icyo gihe ufite imyaka ingahe niba atari ibanga siga imyaka naba nkibuka kereka ngiye nko muri karikiratirise ntacyo ubwo twakarikira uza kunshakira araza kuyireba ni muri ya myaka umuntu yakundaga umuntu umwe akaba azi ko n'abantu bose bazi ko ari uwo ngoro wa kanaka naho ntabwo ari nk'ibi byo ngubwo byo kugenda mu dukingirizo n'ubu mbyize nk'ejo bundi banyereka ngo agakingirizo ngo bakagenza gutya ngo bakabigenza gutya iyo myaka ntekereza ko ni imyaka yabaye myiza bitoroshye ko nta nubwo byoroshye ko izagaruka hahandi abakobwa bakirongora ukajya kurongorwa ngo n'umugabo mubanye gusa utazi ibyari byo unafite ubwoba nkanjye bamaze gutwikurura numva nisubiyeho ndavuga ni wowe bya bintu ndabona bashobora kuza no kunyica ndasigaye n'ibintu njyenyine mu cyumba twebwe turi babiri noneho byongeye bisatira ijoro nziba nijoro ndavuga ni ibintu birayumva barakuma famiye tumyamuneka nugaruka n'ubundi nturi bwitwa umukobwa ntabwo ibintu ko ndi bupfe noneho abana bakobwa bagenda bazi ngo bazi iyo bagiye kugenda uzigiye nuko uba ugiye nyine utakira umukobwa icyo navuga rero cyo kuvuga ngo ku rukundo niyo umuhungu akubwira ati ndagukunda ukabumva kuko nawe igihe wihaye cyari kigeze ukumva wihaye igihe kigeze ukavuga uti ndumva nawe kubaka ni byiza ko uhita umusubirizaho niba nawe ko kubona wowe wifuza kuba wakunda ari uwo nguwo naho ikintu biteganya nzabitekerezaho sinjya nkemera icyo kintu nzabitekerezaho ni icyo ugiye kubaza iyo byose kuba gukunda ntabwo akunze ibikweto n'ibivarisi wasize mu rugo n'ibimakiyaje wasize mu rugo hakunze wowe kandi naje gusanga ko kenshi mushatse aho muri
mwahubaka akarwa akaba ariko mugumamo kuko mukigumiraho kuko ni wowe wabakunze ni wowe wabashaka icyo gihe naho ngo se ngo shanga nzabitekerezaho ngo nta n'umwana ngo mfite ngo ubusa koko nzakubwira uzambwira iki kintu yagusabye ni ikintu wifitiye aho ngaho rwose nawe icyo ashaka ko muhuza ko buriya nta bantu baba bashaka ashaka ko muhuza nawe agifite aho ngaho ahubwo ngende nakubaza ntumva banza unyereke turebe ese ahubwo urugero wenda nshaka uzanza niba urabifite ugushaka gusanga afite nibaza yarakomerekeye nko ku rugamba ukababwira ngo ukunze amapantaro n'ibituza nta kintu kirimo turebe nigeze kubwira umushuti wanjye ni umudogiteri witwa Soso arambwira ati nigeze gukundana n'umuhungu asanga afite ikibazo nk'icyo namwe nuko nikirazira cyaje yabwira tuzana turebe ubasanga karivu nabo natubeshya ngo yirwa nk'ibitabi ari n'ibitabi atahira gusa yose wenda tukiri kuri iyo ngingo iyo bavuze ngo hari abajya bavuga ngo bakobwa wenda basanga nk'umukobwa wenda yatwite akavuga ngo bamushutse cyangwa se bamufashe ku ngufu ibyo ni byo gushuka no gufatwa ku ngufu ku muntu wese ufite imyaka y'ubukure ubu byumva gutewe gushukwa no gufatwa ku ngufu iteka ryose uba wagiye aho udakunzwe umuntu ugukunda ni byiza kumenya hera ku ngufu ndetse ku ngufu harashoboka cyangwa se ku ngufu kuri ya myaka ubu ntafite nk'imyaka 25 urugero cyangwa 23 ngo ku ngufu byaterwa n'aho byabereye kuko birashoboka byaterwa n'aho byabereye ku ngufu harashoboka ku ngufu harashoboka bitewe n'aho byabereye ariko nafashe umwanya nkaza kugusura ntutasindishije umuntu utamuhaye n'ibindi biyobyabwenge ntabwo bari ku ngufu kuko urumva nta ngufu zabayeho habayeho guhenda ubwenge mu bundi buryo ubwo buryo bwose burashoboka urumva hari uwabaho agusindishije guhenza ubwenge harimo gufata ku ngufu bitewe n'aho muri birashoboka ku ngufu rwose aho hantu haba mwaba muri naho byaba bidashoboka ni urugero mushobora nko kuba mwasohotse muri nko mu hanze ya Kigali urugero wenda afata urugero nko muri Nyungwe mukaba muri mu nzira mukagera mu nzira agaparika ati urampaye turampereza ukamwima ubundi hari awundi cyagukiza nuko ari nko mu ishyamba ni ukurebesha ibirenge imbere umuhanda ugashidika naho ubundi hari igihe hari aho ingufu ziba gusa ari naho ntazemera kuko erega iki kintu umuntu aba cyicariye kiri ku rukuntu n'ugufu kiba kure kiba kiri yongera kujya gushaka n'umva byitanga ni ibintu by'ibanga n'ahantu kure kereka nk'iyo hari n'igihe twohereza abantu mu gufata ku ngufu ndetse niba wambaye kugeza aho wambaye ikanzu ingana n'umukandara yewe no hejuru wagira ngo bagiye kwambara uwo muntu gufatwa ku ngufu sibwo ntasa nk'utwaye intuza si nko gutwara amafiriti ku ipurato buri wese akoramo nta nubwo umenya n'abakozemo abantu banagutunguye bose bakoramo ntibanyagurira ubundi siko bigenda ni ukwirirwa banyuramo ntumenya n'uwanyuzemo bafashe ku nabo basa nk'ufashe urebye iyo hari umuntu unaza wenda nko kugusura ukajyana igatumwa yambaye ahubwo nk'umuntu ugiye kugufata ku ngufu gutya noneho akicara nk'uku nicaye kandi yambaye twatumwa Kevin ubusanzwe ubana n'ababyeyi cyangwa ntabwo mvuga muri filime my friend ubusanzwe igihe ndibana ndi umusore mukuru cyane komereza aho ngaho komereza muri iyo ngingo n'ibyo mbariza ubusanzwe ndi umusore mukuru nyine wibana ariko ngiye mfite kopine ariko bajya bagusura ntacyo bajya bagusura kopine wibagira benshi mu mazi y'ingana iki ntabwo ari kinini cyane mbere y'uko aza urumva nyine ntabwo ari burakare kuko yari ataraza siribupe ni vuga ngo iyo vide yari hari niyo yaje gukomba atarayiza no byemeze biti nyine wenda uzi no kubikata
no kubikata atabibona ariko abanyumva hari benshi bahaciye baba nine bavuga ati aba bantu bagiye bazana ibisasu bya kirimbuzi nabaga muri bitoroshye ya papa ntibyari byoroshye ku mugani wawe ngo mbuze icyo neza ariko barahari barahaciye benshi amasi benshi cyane ariko barahari. Niba atari ibanga umaze kugera ku pine bangahe kuva wavuga ngo ngirinje mu rukundo umaze kugera ku pine bangahe? Aho niho bera umunyamakuru kaze rero ni muri aho niho bera umunyamakuru kaze ariko ngereranije ni nka batanu niho muri batanu umuntu wumva muri bo muri batanu ariko nizo ku pine wawe utarimo kumubara we ni wa gatandatu umuntu wagiye ukavuga ati ndahombye yitwa nde? byabaga yibanga se hari ubwo mwarukaga mu ibanga bamfashije yarahise igikombe kintu kuri kwibana buriya se mumuvuga izina muvuga ntuzi uko biri kose abakuzi baramuzi pe kereka niba baramukundaga mu ibanga baramubeshyaga twanamaranye imyaka myinshi cyane. Mwamaranye imyaka ingahe? 6. Yitwa nde? Yitwa Fofo wasemuvuga ngo yamushaga imyaka ingahe yakushaga imyaka ingahe? Namurushaga imyaka 3. Urumva ko Fofo yagiye bidakwiye niba atari ibanga yajyanywe n'iki ni wowe umwanze yarakwanze hari igihe ushobora kwanga umuntu yakoze ikosa ubundi utakihanganira akagenda ukababara ariko avuga ati yariho kugenda sibyo yayitwaye cyangwa ni wamusezereye? Arebye nyine ni yabonye ndi kwakitinga nyine muri filime ntibyamushimisha aravuga buriya igiye kuba umurara n'iki kuba umusirey king ntabwo rero ntabwo ari iyo gahunda njye ndi muri gahunda yo gushakisha ubuzima nta kindi ahubwo ngo bivemo cyangwa njye turekane ndavuga okay niba ari byo ushaka sinabireka kuko ndabikunda. Wahise uvuga uti njyewe hagati y'umukunzi na filime ntagende cyane kuko icyo gihe twabaga turi ku maseti menshi noneho y'imiziki akabona hari abandi bakobwa aho byaberaga bibi yajyaga gutya twifotozanya wenda n'abandi bakobwa bisanzwe wenda baje kwakitinga ugasanga barigaye cyangwa baraziranye akayabona avuga ati ndapfuye ako kanya gusa nasinziraga yarahamagaraga ubwo baba n'ibiki ngo muzajya muhurira n'ahandi ubwo nabonye amafoto yanyu abaritwaye arijyana. None uwo muri kumwe uyu munsi ntabwo nza kukenera kumuvuga izina kuko umuntu arubashywe iyo umuntu akiri mu byimbo rwose yubahwe. Mumaranye igihe kingana iki? Amezi abiri. Iki kintu mukundi ku buryo ari mu goti iki kintu ndamutse ngitakaje sha Kevin yakwigendera. Nuko nyine ni umumaneke ni n'inzobe nyine ameze nka mere wanjye muri makinino kuvuga ngo umukundira ko ananutse ameze neza ari n'inzobe agira n'umutima mwiza nyine arankunda nawe mubwira ijambo rimwe akanya ewana twimanukiye kanaka ndagukunda byahatari ubwo baba ari benshi ntabwo namuvuga izina ariko ariyizi kuko ntabwo tunzanye n'abakobwa nyine bananutse b'inzobe benshi nkeka ko ari we wenyine noneho kugira ngo amenye ko ari we mubwira utuntu twibanga muziranye ku buryo ari bumenye ko ari we koko. Niba yibagira n'inkweto iwawe mubwira ati inkweto zawe ziri hano okay. ubwo kakabana ko mu misatsi yazagaruka agafata bwiwe cyane mama Kevin urumva utemeye ariko muntu nesije ibintu uzabikura ibi ni ubuzima busanzwe ubu nanjye hagize intunga mikoro
gusa icyiza ni uko ntabwo twigeze dukenera kumuvuga izina kuko izina ry'umuntu nawe akeneye umutekano we kandi reka rero wenda mbere y'uko dusoza nk'umuntu w'umumama mukuru usobanutse hari ikintu bita inkwano uyu munsi mu Rwanda uyibona nk'iki nk'urwibutso cyangwa ikiguzi wowe ubibona ute? inkwano rero turaza kugongana aho ngaho ndabaza ariko ngewe ntabwo ndi buze guhakana ni uko utinya kamera batazi uko basobanura njye ntabwo inkwano nk'ikiguzi ntabwo inkwano nk'ikiguzi nemera ariko turaza gusanga ngewe inkwano ntanumva neza impamvu y'inkwano yego abayisobanura bavuga yuko ngo inkwano ngo arishima mu ry'umubyeyi ngo wareze umukobwa aho ngaho njye naje nibaza mbese umuhungu we ntabwo aba yararezwe bimeze bite? abagore beza abamama beza batwara inda guhera ku munsi wa mbere kugeza ku mezi 9 bakaba baragize amahirwe bakabyara abakobwa n'abahungu bazamfasha bambwira itandukaniro njyewe nabyaye abakobwa n'abahungu inda zose ziryana kimwe zibyarwa kimwe yewe zinanyura hamwe yego zinyura hamwe oya rwose oya nta niyo baguha muri kado ngo wenda ngo iyi niyo bampfunyikiye wapi rwose igikorwa kiba ari kimwe buriya rero mba numva harimo ihohoterwa rikorerwa umubyeyi waba warabyaye abahungu uriya mubyeyi ntekereza ko yari mu kazi ka leta ya minsi yagenwe nawe bayimuha ariko kuki bigera ku nkwano bakavuga ko ari uzajya gutanga icyo bita nk'ikiguzi oya ntabwo rero mbyemera numva ko buri niba cyiswe ikintu cy'ikiguzi tubishyire ku biciro tumenye ngo umukobwa umuhungu atanga miliyoni izi n'izi n'umukobwa agatanga izi n'izi ariko ntabwo numva ko impano niba cyitwa ngo ni ishimwe rihabwa umubyeyi wabyaye umukobwa ntabwo bari ababyeyi babyara abahungu bazishima ryari bazashimishwa n'iki kandi kubyara ko ari ibyishimo by'umuryango by'umubyeyi ntabwo rero inkwano nk'ikiguzi gihabwa ngo abahungu mutanga kugira ngo babahe abagore nubwo aba ari ibintu bibayeho muba mutwereka by'umuhango ariko musanzwe mwarabagize n'abagore muba mutubeshya aho bigeze ubu muba mutubeshya nahise ubu nka Calvin ibaze ngo nko wibagiriwe umubani we niba umubani bawukuye uba urabika hasi habaye ubu nta nubwo arimo umusatsi we bawushwanyaguye ubwo si n'imidano gusa ubwo rero umubana hehe ni ibirimo elasitike byose birumvi bari ibidano y'idano rero Calvin azajya kwikorera inkwano ngo azitangane uko afite ikintu agiye kugura kandi produit agiye kugura asanzwe anayifite yewe rwose arimo anayimaramo icyanga ariko ngo agiye gutoya n'ababyeyi bafite abahungu nabo bakeneye iryo kugura wenda inkwano ikwiye kuvaho cyangwa yahabwa impande zombi yahabwa impande zombi reka rero tubashimire rero bakurikiranye Hidden Universe TV abo twari turi kumwe reka tubabwire ngo mupepera abantu basezere yes rero nari muri kumwe na Bright naho ubutaha To heal the world is not to overspend. To heal the world is not to overboast. To heal the world is not to overspend. To heal the world is not to overboast. One love, only one love. One love, only one love. icyambere winning spirit kugira ngo bayigire naravuze ni ibintu bibiri ikipe y'u Rwanda Amavubi kugezwa aka kanya ikeneye kuganirizwa bariya bana baratese Perezida wa Repubulika niwe wavuze ati ntimugatete bariya bo baratese rero barajyamo mu kibuga bakine batsinda batatsinda
nowe arasubira muri club ye Rayon Sport APR n'amafaranga azakomeza yishyurwe bazamutuka bizashira ntazakomeza kwitwa nako ntazareka kwitwa umukinnyi ubwo nuko babifata ariko urabyumva ibyo mvuze yego umuntu watese nuko amera bo baratese ndaguha urugero none ingabo z'u Rwanda iyo zigiye tureke no muri Central Africa ngazi zirimo gukora ibikorwa by'indashyikirwa urimo kumva barabyumvishe muri za Sudani n'ahandi henshi hatandukanye n'amateka yazo urayazi kuri n'umunyamakuru uranabikurikira cyane kuko nibyo ushinzwe ababyumvishe uzakurikirane ntabwo ari ukuvuga ngo zijya hariya zifite ibikoresho biruta ibyo bazihanganye nabo ariko ziba zifite umutima n'ikintu bita gukotana kwanga kurekura gukotana rero ni ukuguma ku kintu ukavuga ngo aho kugira ngo iki kintu jyewe nkinemere ko kinsinze ndapfa urabyumva ikintu ubwiye emiteriyo jyewe niganye n'umuhungu w'inshuti yanjye umusore ubu ngubu akora kuri BBC mu Giswahili mu ishami ry'igiswahili yajyaga ambwira ati jyewe umunsi umwe nzakora kuri BBC London none ntibyabaye kandi abandi banyamakuru bajyaga babana aho ngaho yakoraga kuri televiziyo ya Tanzania bita TBC akajya ambwira ati siku moja mimi nitaitangaza BBC ati jyewe umunsi umwe uzumva n'abanyamakuru wa BBC urumva ni umutima ubwo yabaga ari aho ngaho umubiri uri aho ariko ibitekerezo biri kuri ubu ngubu jyewe ngeze aha naciye muri byinshi bya mbere naciyemo abanyarwanda twebwe turiyizi nta kintu cyo kubeshyana utangira bagupinga uba musitari urone icyo gihe urumva tunatangira nta n'amafaranga ya moto wabaga wenda unafite rimwe na rimwe banza witonde gake ariko umutima ugakomeza ugahagarara amatwi akumva akirengagiza byose bariya bana nicyo bagomba rero gukora mu kibuga bo bagomba kumva ngo umutima uzapfira hariya muri Kameruni umutima ugomba kuba uri apana kuvuga ngo turagiye ngo ni twagiye mu cy'Afurika nakinyi cy'Afurika agahita kwereka seve ngo nakinyi wakinyi cy'Afurika wakoze miki wavanye iki ngo nagiye mu cy'Afurika we don't want to be participants we want to be competitors nibyo narigiye kubihuza na nuza na ndabizi ukunda kureba nuza shampiyona ya nuza ya Tanzania ejo bundi kuwa kane Simba SC irimo nuza umukino Kagere Medi yari iri mu gukina yageze na Yanga kuri Mapinduzi Cup urabona Kagere yari kapiteni wa Simba na nuza na Haruna ari kapiteni wa Yanga bivuze ikintu kinini kuba inuza abanyarwanda aribo bari bayoboye zira kipe zigeze bayoboye bose ubwo nashaka kuza kubihuza no kuvuga aba bana kuki batigira kuri bakuru babo bari igisubizo rero wakibahaye kuki batigira kuri bari aho tekereza agusuna kubwira ngo iki tekereza umuntu ari muri Simba baramwishyura miliyoni 5-10 zingahe kandi arakinisha amaguru abiri nkabo wowe uri muri APR urumva ko muri APR barakwishyura niba bakabije menshi bakwishyura miliyoni 1,500 sibyo ukumva wabaye satisfied byararangiye ubwo se ubwo urumva ari aho ushaka kugera reka twigarutse icyo nari nshatse kubivugira ikintu cyose kugira ngo kigereho umutima Tupac yararirimbye ngo if you believe you can achieve super uri mu bantu ba mbere banditse amateka yo kuba abagenti hano mu gihugu ku buryo nako kazina ka super manager super agent inspiration of the youth rimwe na rimwe mbona uri very patriotic so muri uko kuba very patriotic mu kwinspire urubyiruko ni iki uri mu gukora cyangwa se nihe plan ufite uyu mwaka yo kuba wabyara abandi bantu bameze nka super manager narabitangiye narabivuze hari abo nzi ndimo guforoma hari n'abaforomwa n'ibimvamo bari hirya no hino ku isi baba abanyarwanda baba n'abanyamahanga bagendera kuri esprit yanjye principle yanjye ya mbere ngenderaho no kwanga gutsindwa kandi abandi batsinze we bikakunanira kuki uranyumva iyo esprit rero abana barahari ndimo guforoma ngira ngo ubu ngubu natangiye uwagenti mu Rwanda ngira ngo mbonereho n'abandi no kubivuga nigiye muri u Rwanda watangiye ibintu byo kuba agent kugurisha abakinnyi bandi bagurishijwe ntarabaho ba Desire Mbonabucya ba Gatete Jimmy ba Olivier Karekezi n'abandi abo bose basikautingwaga n'abanyamahanga
bakabarebera iwabo bakaza bakabakura mu Rwanda ariko ujye umunyarwanda n'igihe usikawutingira abanyarwanda bene wacu you get what I'm saying iyo rero ni foundation yanjye am a pioneer as a football agent in Rwanda ubwo byahita bigera ufite intego y'umwaka wo kurangiza nibura ugeze nka bangahe so I'm focusing first of all I'm focusing on taking myself and taking my career to the next level working even starting working with those standard leagues major 5 soccer leagues I'm talking about La Liga I'm talking about those leagues like Premier League here those 5 countries which are highly standard in case I mean on football level I'm talking about France Germany Spain Italy and England so this is the time of working with them because my qualifications allow me to work with any football team all over the world so ibyo baragira ngo mubwire ubu urwego maze kugeraho niteguye akakanya kuba nakorana n'ikipe yari yo yose kuko ubu aho maze kugera ku rwego kuba na Real Madrid nona yavuga iti kuko niba naratwaye umukinnyi nka Medi Kagere Ravante imushaka ikinyamakuru nka goal.com rakizi cyandika abantu bakomeye ku isi b'imikino kikanyandika ubwo hakindi gisigaye yitwa Sexy Lady bashobora no kuyireba kuri YouTube channel page yanjye yitwa Super Manager Big Agent YouTube channel yanjye page yitwa Super Manager Big Agent ni wandika Sexy Lady Super Manager urahita uyibona audio namaze kuyishyiraho video natangiye kuyikora anytime ndabana abakiriye hanze flavor yindi iryoshye kandi nagira ngo mbabwire ko nkuko nabibabwiye ubu ngubu nta kintu na kimwe Super Manager ndizera ko nawe ubwawe warabibonye ko bose bano bamanitse amoko baravuga bati Super koko twaremeye twarasinye hasigaye dubu buryohe gusa ariko Super uyu munsi ndagutumiye mu kiganiro The Patriotism iyo wumvishije izina The Patriotism uryumva ute The patriotism it is a noun which means the mu Giswahili tubyita uzalendo ni ugukunda igihugu ni kumunyagihugu and you have a person whose name is patriotic wabyumvishije ubwo rero kuba wampisemo ndagushimira ko wampaye agaciro buri ufite icyo wambonyemo kandi ndashimira Imana ndashimira n'igihugu ndashimira nawe kuko uba wabitekereje ukama uwo mwanya ukavuga uti ikiganiro nk'iki cyubashwe cyitwa patriotism kivuga ku gihugu reka ntumire Super Manager muri kariyeri ye nawe ayivuge mu buryo bwerekeje ku gihugu of course ndagushimira kandi big up Super Super hano mfite ama message menshi cyane hano hari umufana wawe yaravuze ati ese uzaza rw'imiyaga igihe ki ngo ni Rukara ari Kabeza mubwire ko bana nzazayo buretse ko ubu ngubu kubera ikibazo twagize cy'icyorezo cya covid ntabwo twafite uburyo twakora za concert n'iki ariko iteka azadufasha amaherezo nacyo kizashira nk'uko ibibazo bibaho bikarangira tu kandi nzaza kandi tuzabonana neza kandi musuhuriza n'abari bw'imiyaga bose aho Kabarore Karangazi Byabega n'abandi abantu bose babwira uti umuhungu wanyu Super Manager abasuhuza Super Manager buriya impamvu nagutumiye muri iki kiganiro nkunda kureba nuza ama interview ugenda ugirana n'abanyamakuru benshi batandukanye kuri za YouTube channel cyangwa se ku zindi media houses zinspira usibye n'urubyiruko gusa n'undi wese ushobora kugira icyo ashaka kumva kigendanye n'iterambere ryiwe ashobora kugira ikintu avanamo Super Manager hari nk'amazina menshi ugiye ufite atandukanye n'iki kandi yose agenda matchingana n'ibikorwa reka mbanze nakira uyu muntu Allo ninde tuvugana yego yego ndi mukumva umutoza wa Etincelle
yego araje agusubiza. Halo. Yes, urinde urahagana he? Halo. Turi kumvikana, ongera ijwi kugira ngo twumvikane neza. Yego. Vuga twibute. Yego. Hari icyo ushaka kubaza super manager? Urimo uramureba? Nyine hari icyo ushaka kumubwira, aragusuhuza cyane. Mubwiye ko ndagusuhuza. Okay, urakoze cyane. Asante, nanjye ndabakunda. Yes. Mwiriwe neza? Urinde urahagana he? Yego. Abantu b'Irubavu mutureba neza cyane. Ngo gira icyo ubwira super manager, uramwemera cyane? Umwemerera iki? Okay. Umusaza ndagusuhuza suza Irubavu bose. Sawa. Okay, ni benshi cyane ku murengo. Yes, urinde urahagana he? Witwa nde? Hari icyo ushaka kubwira super manager, ikiganiro cy'umunsi wakibonye ute? Ndabyibuka warampamagaye urambwira utamaherezo uzarenga ba Diamond na ba Wizkid, ndabyibuka. Karame. None reka nkubwire, uyu munsi nunyandikira kuri Facebook ndagusubiza, urumva nsangamo ubutumwa rimwe na rimwe bwinshi. Okay, witumbira uti Eric Sezerano ni wa wundi w'inyamata. Sawa karame. Sawa. Imana kuba abakunzi ba super manager ni benshi, ntabwo twabavamo n'ubu baracyatelefona. Super manager reka ariko twakire n'uyu ngo twumve nawe. Halo. Urinde urahagana he? Urinde Sami Kirehe? Uri wakurikirana ikiganiro The Patriotism? Arakumva cyane. Ndakumva. Bana Kirehe bimeze bite se Kirehe aho azanya Karambi? Mamukurikira Inspiration of the Youth. Biri ikintu wemera super manager cyane. Ugiye nifuza ko u Rwanda rwatwara igikombe cya cani, uretse ko biragoye nko kuvuga ngo umuntu ushaje yongera agaruke mu buto. Wabyumvise? Ariko birashoboka, ariko biragoye. Ariko kugarukaho mu matsinda dushobora kuvamo wenda tukagera mu hariya nyine kwa kuni mu mapuru hasi mu majonjora dushobora kuvamo Imana idufashije abana bikubisa agashyi wenda tukaba twagera mu matsinda. Ariko rero mu buryo bwo wavugaga ngo gutwara igikombe nkuko nari mbyifuje, ibyo birasaba performance yo hejuru nabona. Okay, araza kugashyiraho. Yes. Yego. Urinde urahagana he? Okay, araza kubikora.
Yes, yes. Karame. Wagabanya ijwi rya televiziyo yawe. Yes. Abantu b'i Rubavu badusuhurize cyane. Abantu Rubavu basuhuza Rubavu. Warashuje. Sawa. Telefone zo ni nyinshi, reka ducisha amaso no mu butumwa dore ko n'amasaha ari mu kutugendana. Super manager, urareba ko ufite abakunzi benshi mu gihugu. Mu by'ukuri ndabashimira kandi nanjye ndabizeza ko ngomba gukora cyane kugira ngo ndusheho nk'uko sezerano Nyamata bivuze, ngomba kurushaho no kuzarengana ba Wizkid nk'uko yabimbwiye, kandi icyo gihe yabimbwiye ntaragira kuri uru rwego, kandi koko ndabireba ko burya ibijya gushya birashyuha. Urabona ko ubu ngeze ku rwego rwo gufata Afurika yose, ahasigaye igisigaye no kurushaho ibikorwa no kugira ngo abafana banjye bose ndusheho kubitwaramo neza. Super manager, hano hari ikibazo cy'umukunzi ubajije ati wigeze uba umusirikare? Igihe nigeze kubisubiza ko ntabwo nigeze mba umusirikare, gusa navuze ko nkunda gukurikirana nyine uburyo abasirikare babaho, kuko abasirikare ni abantu usanga ari abantu bari strong, batajegezwa n'icyo ari cyo cyose. Nkabona ariko umuntu wese ubundi wakashatse kuba umugabo ariko yamera. Niyo mpamvu nkunda kwinkaraginga mu buryo wenda cyangwa se amagambo yanjye bo wumva arimo nka military words, ariko ntabwo nigeze mu musirikare rwose, nta nubwo nzi ko barasa. Super manager, iminota yabaye mike ariko turayikoresha uko iri. Muri make twagarutse ni izihe ngamba mufite muri 2021 tunasoza wenda? Icyambere ingamba mfite 2021 mu by'ukuri nk'uko abafana bose babisabaga, bari barimo kuvugana natwe, yaba yari za Kirehe, Indera, hose za Rwimiyaga, Rubavu, byumvishije Rubavu, noneho ebana niho base yanjye, hariya noneho niho base yanjye bakabisa. Ngira ngo urabiyumviye, Nyamata hari basezera ahantu hose gisi igihugu. Bakwitegeho iki nyine? Ndashaka kugira ngo mbabwire ko ikintu cya mbere ngiye gukora uburyo bwari bwo bwose nzamure ndusho gushakira abana b'Abanyarwanda bakiri umupira akaryo ndusho kubajyana hanze. Imana ibafashe nabo barebe ko bakunguka bakabonamo akafaranga nyine bakiteza imbere. Tuba dufite insanganyamatsiko nayo ndagira ngo iyo uyu munsi yavugaga ati ese ibyamamare mu guhesha ishema igihugu twagiye tubigarukaho muri siporo. Ibyamamare mu guhesha ishema igihugu ni uko nguko nkanjye iyo ntwaye umukinnyi akajya hanze agakorera amafaranga menshi, akaza hano mu Rwanda agafungura butike, ni urugero, cyangwa agafungura farumasi, cyangwa agafungura ihoteli, agaha Abanyarwandakazi, ubwo gihe mbamesheje ishema ryanjye igihugu, kuko wa muntu afashije famille ye akandi ahaye Abanyarwandakazi, agabanyije ibura ry'akazi. Ubwo rero urumva muri make byose ariko biturutse kuri nde? Kuri Jesse Super manager. Ariko byose mbikesha Imana, kuko nanjye sinabyifashamo. Umugisha w'Uwiteka Mana Nyagasani ndagushimira, kuko Imana niyo ibikora byose. Nanjye nkakora n'abaturage banje Abanyarwanda bakanshyigikira, bakavuga bati turagushyigikiye nk'umusitari wacu, kuko byose niyo mpamvu nta wigira umuntu agirwa na bagenzi be. Nkuko rero nk'ubu bamvugishije numvishije ko bampaye morale, nanjye ndumva kabisa ndabashimira ndabasuhuye. Nanjye numvise ko kabisa nshyigikiwe, ngomba gukora nkarushaho none ibikorwa bikaguka cyane. Dusoza hari icyo waba wifuza kugeza ku inspiration of the youth, kugeza ku bari badukurikiye, unasoreza ku mufana wagusabye kongera gusubiramo cya kivugo cyawe cyayamaze. So ubundi dusoza. Cyakivuga cyane. Ndabonye na Edikeze yaragize ati iyaba ahubwo iyaba uyu mugabo ari mu kuvuga ndagira ngo nijye ari mu kuvuga uri mu kumvugira ibintu ariko barangiye ngikunda ko. Okay, noneho inama nagira ngo wenda mpe nk'urubyiruko nk'uko wari uvuze nka youth inspiration ni motivation y'urubyiruko. Mu by'ukuri ubutoya ubujene niho ugomba kutarangara ugakora ikintu cyazakubeshaho umaze gukura utakibasha kwikorera. Ntukarangare rero ngo ubutoya ubwicishe ubupfusha ubusa imyaka y'ubutoya, kuko hari igihe ushobora kuzasaza kuzakura ukajya wicuza ngo cyagihe kuki nitwaye nabi. Niba ugira Imana ukaba ufite wenda akazi ubona amafaranga,
yakorera bije neza uyinvestinge neza kugira ngo ejo n'ejo bundi azagusevinge warakuze. Niba ari akabanza ugura, niba ari akazi ushyiramo, niba ari iyo moto uyikarata ariko uyitware neza, niba ukarata muri gare ariko umenye kwibeshaho mu buryo bwo kwizigamira. Apana kubona amafaranga ngo ugiye mu nzoga, ngiye mu nkumi, ngiye mu ki. Ibyo bintu byose ushobora kujya ubikora ariko wazasazanye mukicuza ya myaka wakoresheje cya gihe cyawe nabi. Niyo nama rero ngiye nabagira, kandi urubyiruko rwose ndarukunda, kandi rumenye ko wishe ntaririrwa. Igihe iyo ugiramutse ugikoresheje nabi imyaka yagucitse abantu uhora warashaje urira bavuga ati do nyine uriya yigeze kubona opportunity ntiye bigeze kubona wenda nk'akazi yigeze nko kubona igihe cyiza nyine mu ubona nk'abastari bigeze kugira muri iki gihugu umupira w'amaguru mu rugero ugasanga nk'ubu nta n'ayigara afite man twagiye super manager inspiration ikivugo cyanjye ni the lead brand ambassador of Speranza Group Limited. Mbere ya byose narabikubwiraga ko ubu nabaye Speranza brand ambassador, uruganda rwa mbere mu Rwanda rukora cyo kunywa, ndanagifite ndakigwa hariya mu modoka. Kandi nagira ngo n'abafana banje aho bari bose mbabwire ko ngomba kabisa kubazanira icyo kunywa cya Speranza, icyo kunywa cyiza. Wowe nunywa icyo kunywa cyose ukasanga kitanditseho Speranza, babwira uti singishaka, ndashaka cya cyo kunywa super manager yamamaza. Nicyo cyo kunywa kigezweho, nicyo cyo kunywa kidatera imvune, nicyo cyo kunywa kidatera umutwe, nicyo cyo kunywa ushobora kunywa ubyibushye ukananuka ugasanga ukoze sport. The Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kongo super manager is the King Kongo. Yes, I'm the King Kongo. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, the Kwenyine boy, mtoto wa Mungu, king of YouTube. I'm in the house right now. Ariko aririnde zo bundi nawe na Miss Rwanda, aryo nzaryoge baryita king of the nation. Nanjye kizo the senior. The senior. Okay, mwakoze cyane kubana natwe naho utaha mu bindi biganiro mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Let's come together to heal this world. No need to do like to heal this world. Love and humanity, hello. Just keep on helping hand, hello. If clear visuality, hello. Just need a helping hand, hello. To heal the world is not to overspend. To heal the world is not to overboast. To heal the world is not to overspend. To heal the world is not to overboast. One love, only one love. One love, only one love. Mvanjewe ndi umwana urumva pana umuntu mukuru ndi umwana bita Teta ninjye mukobwa w'isugi usigaye Kigali. Sure. Wallahi ninjye mukobwa w'isugi usigaye Kigali abandi bose uko babona barashize siga bakora bya bintu ibishadipo. Let's come together to heal this world. No need to do like to heal this world. Love and humanity, hello. Just keep on helping hand, hello. If clear visuality, hello. Alright, ladies and gentlemen, this is your boy Bright. Muramubona cyane umukobwa cyane nduhuyu munsi. Yep. Reka rero tubaha ikaze kuri Hidden Universe TV nkuko bisanzwe. Reka dusuza abari mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, muri Canada, muri Kiranca renji y'igikobwa. Uzayana muri Amerika. Cyane. Nawe ubwo nanjye dise tumenyana. Nawe mwese mumenyana. Urambibona ngene muri Amerika. So sanze. Yes, bamwita nagoreka ne kumuvuga reka abibwire kwanza reka tuguha ikaze. Sonze. Mvanjewe ndi umwana urumva pana umuntu mukuru ndi umwana bita Teta ninjye mukobwa w'isugi usigaye Kigali. Sure. Wallahi ninjye mukobwa w'isugi usigaye Kigali abandi bose uko babona. Barashize siga bakora bya bintu ibishadipo. Ibishadi wati? Ibishadipo. Yes, wenda mbere yuko dutangira reka mbabwire ngo turi mu busitani bwa Elite Villa, babafitiye amatente meza mushobora kuza mukaruhukiramo, babafitiye massage, barabavura. Mbese nuvuga ngo umuntu wese ufite amavunane, ufite ibibazo by'amaraso adagitembera mu mubiri, bafite imashini zitandukanye bashobora kukunyuzamo ubuzima bukagenda neza. Limit.
nawe urwaye imitsi imitsi yarakize cyara ariko nako ntabwo nigeze nanayirwara urebye njyewe ikintu bamfashije nari mbyibushye cyane urabibona sigaye nteye baby uteye baby nteye baby siragoye ko ndi umwana nyine mwana na baby urumva nyine ibintu byuzuzanya kandi bigendana yala yes teta rero wenda tugusanze hano muri Elite Villa witemberera wewe ngo uranatembera cyane ndatembera cyangwa urazerera oya nago nzereranye ndatwika nta mwana uzerera umwana aratembera ese uratubwiye mu kanya ngo niwe mukobwa usigaye i Kigali ngo wiki ngo wisugi yes ninjye mukobwa nanabisubiramo inshuro nyinshi ijana ninjye mukobwa i Kigali usigaye wisugi cyane da ninjye mukobwa w'isugi usigaye muri Kigali nose ndabona ufite akantu ku zuru nagaki kano nagatako urebye urabona hari igihe abakobwa nese nta makeup mfite hari abakobwa bafata ubwiza bwa makeup niki ko umuntu agomba kugumana ubwiza bw'umwimerere ahubwo akongeraho akantu nyine k'agaciro urabona ko kano kantu mfite karahenze si ubibona karahenze wakaguza ngahe kano kaguza amafaranga menshi cyane $10,000 by'idolari bitubwire mu manyarwanda karekanye ntunga amadolari gusa wamaye ndakuremera mu kanya wallahi yes bamwita teta hari wambwiye ko ari teta irindi nde njyewe nitwa Teta Nicki Nicki Minaj wisugi cyagoza utabeshye kugira ngo ubundi baravuga ngo kugira ngo umukobwa we mukuru ngo ari isugi ngo aba yararwanye intambara zikaze ubwo warwanye zingana gute zinambara narwanye hano harabahungu birirwa ngo nkwe ngo ngwino ngo nsure ngo sinzi ngo fata akamoto ngo biki n'ibiki ndamubwira ati warabyibagiwe nshuti ndamubwira ati byimenye n'ibiki aba yaribagiwe aba yarabyibagiwe nyine ko Teta ari isugi akaba ashaka no kumuyobya bwa ati nagufashe nakumenye bikomeye aba yarabyibagiwe aba yarigeze kubimenya iyo aba yarigeze kubimenya aba yarimenya ate nyine aba yarabimenye nkuko ngo simbivuze se mvuze ko ndi isugi ubu ngubu mu kanya abantu batata ngo Teta ngo sinzi ibiki ngo nkwe ngo nginsure ngo sinzi ibiki urumva se basure nk'ingagi kandi nabibabwiye nyine baravuga ngo kubera ko hari itangiro hagomba kubaho n'iherezo iherezo nyine riri iryo ngiryo ugiye kumusura reka nyine ntabwo nzasura abahungu uzasura bake abagabo hoya njyewe nzansura mama wanjye nsure na murumuna wanjye bonyine ntushema kandi kantu uzajya usura mama wawe bivuze ngo ntabwo ubana na mama njye mbana na mama have uziko nivuyemo uba hehe Nicki njyewe mbana na papa ahagana he njyewe nkubeshye cyangwa ubwiza ukuri dupfa nshaka ukubeshya ntabwo ari njye urabubeshya abantu bakurikiye Hidden Universe TV ikibazo cyawe ushaka kumvamo urajya mvugaho aho ntuye mani nyirinzu agire akube kabiri barandira udibiki gihe none ati aha ushobora kubibona abaturanyi ukadambwira ati umukobwa ukubera mu mazu wanze kwishyura byageze bitya agatangira kuyajya akabwira turakuba kabiri noneho ibintu byaziye guca bavuze ko utunze amadolari none se Teta wambwiye kuri isugi kandi mu kanya uti mama wanjye uti umwana wanjye ndibeshye sorry murumuna wanjye numvise uvuze umwana oya nyemvuze ko ndi isugi ariko nyine iby'umwana zo kuza kubigarukaho nyuma bambaje niba ndi isugi iby'umwana zo kubigarukaho nyuma tuze kubigarukaho nuvuga ngo turaza byo kubigarukaho umbaze nafite umwana cyane ntawe ufite niba mbyara cyane ntabyara reka tunagitangiriraho ese Nicki urabyara cyane ntago ubyara njyewe ntabyo nzi ukeka iki se nkeka ko mbyara preve ikise have ese nabuze nunera inda wabuze abuze unera inda nicyo gituma utirisa avuga se mwa basore mwe wa mugani wa nuza uriya musore ashaka kuvuga izina ngo sinzi harya yavuze ngo kira
ngo bamushinja ko arya abana bagataha nta n'udutike nese ibyo bintu urumva ari byo ibintu byo kujya gusura akarya abana nta n'agatike ukitegera ukanigarura ukanitegera byose ni ibiki ave ninde wabikuyeho nabikuyeho njyewe nuvuga ngo ntajya gusura umuntu ngo ataguhaye itike ntiwazasubirayo oya arinda se kuyiguhereza ahubwo nayikohereza imbere y'uko ujyayo niki umva bijya bibaho ko abakobwa hari igihe babohereza tike bagahita bigumirayo noneho ibyo byo bivuga ko ubu 5k bwabo cyangwa ubu 10k bwabo babona ari amafaranga azadukiza ari ibintu byadaje bajya bohereza amafaranga niba yarya bohereze n'undi amafaranga yarya ariko ntago bazaburamo umwe uzakavuga ati shanda kuremeye ni ukuvuga ngo ukayahereza abakobwa nka batanu bose bamura ko bohereza bagatigumira ntago bishoboka man hari abakobwa ubu navuga ngo yalla abakobwa nabo ni nko kugira ni nko korosoro wabyuka katavuga ati saho nkuye Bana ngubu muri no minsi corona yinjiriye ibihugu bigiye bitandukanye ebana nuvuga ngo akakureza nka 5 cyangwa 10 ugati bati yalla nta nubwo nanategesha ndeta nyagumana bikomeye man nuko tugenda kuguramo ibirayi ugahita umukuzaho bikomeye katubwira ati waranabyibagiye reka nirire none se reka nkubaze hari umuntu wawe wakuzaho muri ubwo buryo nawe niba hari anyomozi nta muntu narira gatike nuvuga ngo abayoheje bose umuntu nyoyeza gatike ni mere wanje ngiye kumusura nta muhungu n'umwe ari amafaranga kandi ndabivuze ngo izo makanaki wazikuriye hehe wazikuye abashiti baje bari babambwiye ati byakaze none ko utazibintu byabaye twagiye dutigita n'amaguru tugaruka umukobwa akajya gusura umuhungu agiye n'amaguru hoye bakamutegera akagenda akagaruka akakabura akavuga ati nuko utabizi umuti bamara kuwukora bagahita bavuga ati turaguhaza igendera mani ushaka ntuzanagaruka byo byonyine ariko nsubira ku bahungu hari abakobwa bakwama agakwama yasanga umufuka w'umuceri n'uwakawunga akavuga ati ndakize ndaguma hano noneho wagira ibyago wahaha inyama avuga ati buri munsi ahaha